utangiye kumwiba ariko sha umva we na nyoko mujye mu cyumba mujye gukorera muri titi okay ikaye ntibonye genda ukore titi nawe haguruka ugenda kandi bagiye kugenda akira nibajye gukorera titi mu cyumba akira mujye mu cyumba turavugana Ivy haguruka ugenda ngenda nasohotse ndigende Sheriti kigitumushobo so ushyigikira abajura usa ntubibonye usa nimugaragaye we nabo narabikubwiye ubundi nakubwiye wowe abajura wizaniye ukuye mu cyaro umunsi uzahura na boxa wambara uzabibona nibageze ku mafa y'umwana wanjye ubutaha uzabura n'ibyo wambara cyanda hoshe siwe wabazanye siwe wabazanye ushaka tukavugana tuvugana iki siwe wazanye uyu mwana na nyina siwe wabazanye ubutaha nubura n'ibyo wambara babyibye babigurishije uzamenya ko uzanye urumva kera iyi kaye yawe yayiba akatayiba ngo bigende biteze ego ye ngo mugenzi watsindwe ntabwo uyu mwana ntabwo mubyari barateye ntabwo uko ni kuke muri ikibazo kibaye hagati y'abana umwana wanjye yaje mukeneye ariko ubuzima ntigatumye dukomeza kira biti ngiye ni byiza umeze neza ntabwo kuri hano se ndi kumedita kana nawe si udushya ugenda umuriro uri kumedita iki nari nje hano hanze kugira ngo mfate akayaga ariko umeze neza examen se zagenze gute byagenze neza nabitsinze hose byari biraho hano baratunaniza mwana birabonaniza baratunaniza noneho mwarimu we n'undi wundi ese wajya ukora etide utangiye kunyigisha se oya nyine niba ushaka gutsinda wajya ukora etide bigacamo bizakunda ariko nyine nagerageje ko nta kibazo gusa nasi kubera icyo waje kwigunga hano mfite n'icyo kibazo nimba nyuma yo gutsinda wakabaye wishimye uri kumwe n'abandi hari ibibazo byinshi mba mfite mba byaba byiza mbaye ndi njyenyine nyine kugira ngo nduhuke mu mutwe kwanza ibibazo bijyanye n'iki nsanzura umbwire ni ibintu Ivy nyine aba yankoreye Ivy yego cyangwa wasaze banza wikoreho neza wumve ko utari kurota ngo ndi ntabwo ndi kurota si wowe umbajije we iminsi ibiri umaranye na Ivy utangiye kubona ko mutangiye kugirana ibibazo uzi imyaka tumaranye ni byinshi aba ari kunkorera mu rugo n'ahangaha ku ishuri rero nibyo ntekerezaho nyine bikanira pressure kandi kwibaza impamvu nyine biba ariko ibyo bintu ntubigire urwitwazo ntekereza ko Ivy ni umwana mwiza cyane kandi twarakuranye ahantu hose rero ntabwo ari umwana mubi sinzi icyo mwaba mupfa mbese mupfa iki cyangwa uba wamukubarana kandi dore nuko utangiye kwishinza kuri Lucas sibyo nese Lucas mushinzaho gute none se Ivy arakubarira murapfa iki kindi Ivy usibye kuvuga kuri Lucas nta kindi kintu mwapfa nyine urabona icunge urabona nyine papa Ivy niwe wanzanye yaje kuntwara nk'uyu mu cyaro anyemerera kunyishyurira ishuri tukaba iwabo nyine arambwira ngo njye mufata nk'umubyeyi wanjye ubwo rero Ivy yabonye papa arimo kunyitaho njye mpamya neza ntashidikanya ko ari cyo kintu kimutera umutima mubi biki na papa wawe ugira papa wawe yagiye he yarapfuye reka tuganire ku bya Ivy ntabwo nkunda kuganira ku bya papa none se okay
kamwumve papa wese nyine papa ivi yarakuzanye mufite ikintu mupfana ni anko wawe nta kintu dupfana twebwe mu rugo rwacu ni mu cyaro twari tubayeho akoranga ari ngombwa weshiri sorry it's okay ndakumva nta kibazo mbwira riga ntabwo abantu twese twavukira mu buzima bungana sibyo mbwira isanzure nanjye ndi umuntu nkawe nyine twari tubayeho mu buzima bubi papa ivi yari ari mu modoka aza mu rugo iwacu mu cyaro arimo gutambuka turahura mbwira shiri humutse maze nyine ni story ndende gusa yansanze mu cyaro mubwiye ko niga biramubabaza kubera kubura ubushobozi nyine adusezeranya ko azatuzana ahangaha i Kigali nyine tukiga njyewe nyine nyiga mama nawe akahaba nyine akahakora ubwo rero tuhageze Ivy nyine amfata nk'umukozi we ibintu byose ashaka arambwira ngo mbimukorere rimwe na rimwe yarigenge nicuza impamvu naje nangaho ndamubona nakwigumira mu rugo bivuze ngo mama wawe nyine aba hariya nk'umukozi mama we baramubwiye ngo bamuzane nuko ntabwo akunda agasuzuguro nyine aravuga kugira ngo azahabe nk'umuntu bari gufasha ahubwo yaza akajya akora nk'umukozi wo mu rugo nyine ubuzima bugakomeza ntabwo bititwa ko nyine bamufasha arya ikintu ari kurira ubuntu nta kintu kimwe akora nyine niyo mpamvu rero aho biragoye ariko basi nise kuki Ivy se kuki aba yatarabimbwiye simbizi impamvu ariko ibyo bintu ushobora kumva yabikubwira so rero ikintu nakubwira ugomba nyine kwitwara ukagendera kure Lucas nyine nutamubangamira nta kibazo wowe ntuzajya ubona Lucas agerageje no kuvugisha ujye umubwira ko udafite umwanya naho ibyo mu rugo rero nzaganiriza Ivy nk'inshuti yanjye sibyo simasoje ryari mwebwe nuruca abana kabisa ikibazo cya mimasoje ki ndumva nanasinze kubera examen mana rego urupapuro hari byoroshye ariko n'ubundi nge sinjya ni choosing se icyambere kizo iki express wowe kizo iki cyari cya bi express nahisemo bi nsanga niko kimeze mazi ko nanjye nahisemo umwana twe twicanye arambwira ati ntago ari icyo ndagisize shyiraho si nose kubera iki wisubiye kandi cyari iki wagereka twivugire section B mugerageza kwitandukanya n'ubwonko ngo umwana twetwe nyine ukuntu uzi performance y'umuntu kandi kabizi mbisiga ngira ngo nibyo ako gusa ni nk'umurenganye nanjye byambanyeho confusion yego nose ugeranyije uri bugira amanota angahe wowe wa mbere turamuzi ariko Mikey ntabwo njya nkunda kuvuga ese kuki mwumva ko nabo wa mbere mu byo ahubwo ubutanza nicarana nawe kugira ngo utsinde ahubwo ujye wiga mwese ubwo n'umwigisha nziga yongeye kumwisura ariko nizeye ko nta muntu uzaza munsi y'icya kabiri pe nubwo turimo kuvuga gutyo nagiye ncuzinga BC nta kindi bisi se wari ugiye muri bisi nyine BC sha nyine umva ngenda mutse nanye mu bitari munsi ya 98 mama yanjye mu gihe ndi kuvuga 65 Urare ibintu bidakwiye kuvugwa 9 nangahe 98 kandi nayo nyine ayo ngayo atatu barimo kubura imbere no abiri naho abarindu mumubwira kuki utayagira nayo ngo yuzuze ako uzacunge neza uyu mwaka ashobora kuba atari wo bagakwiye kuba wiga ariko nanjye ariko se ariko nta kibazo ikiza nuko Queen wacu ahari ariko Ivy se ndamurusha uzagira 98 agira 9 cyangwa 9 katubitegereze tuzabibona
ryamukwaga namutumye icyo kunywa ntacyo arazana akarata kizana mu kaye nabirenze sibamuye icyumba kinini ahubwo ndi kwibaza impamvu wowe icyumba kingana gutya uri umuntu no kubera nyine Keira bamuhaye kiriya cyanjye kuko cyari gitoya se cyari gitoya kandi ari ibintu nshaka kwimuriramo hari ibintu papa yambwiye nyine nshaka kungurira ese we na mama bararana cyangwa arara ukwe na mama akararo ntabwo mbizi nabibwirwa n'ikiza ahubwo icyumba cyiza kabisa ni kinini byadanje nyine tu ahubwo se ntibagiwe kukubwira ushize mvana se undi ko ari ivumbi kubera ushaka ngo aze gufura se nisigaye irungu aba yashashate ku buryo hajyaho ivumbi ringana rike cyangwa tuyishyize twese tuzanye ivumbi narimo mubwira nyine ntibagiwe kukubwira ushize nyine nzangaho hari ibintu wakoze nyine ndavuga ati ndaza kubibwira n'udutaha umerekeje nibagirwa kubikubwira biriya bintu wakoze ntabwo nabishimye ntabwo nabikunze uburyo ki nyine waranyakiriye byari byiza nubwo habayeho mistake nyine Keira gakora igikosa ntabwo ari ngombwa kugira ngo umufate kuriya nyine kuba waramufashe kuriya ntabwo ari wamuhaye nk'umuntu mubana wamufashe nk'ikintu kiri aho ngaho nk'ikinyamaswa niyo waba umuntu umuhemba sibyo ntabwo ari nko kumugira kuriya asika nkubaza ndikukumva ubundi ko ikikunda kuvugira Keira cyane ibintu byawe byose ni Keira ariko niko kuri ukwiye kuri ngaho habaye iki ni Keira ubu ugira mufate mu kibuno bidahita ubu ugira ngo muheke muterure mubwira ati mama sheri none se ubu ushaka iki suppose mwamutse uri Keira umuntu akakugira kuriya uzi ndamutse ndi Keira yego nakirinda kwivanga mu buzima bw'abantu ubundi wowe na Keira uramukunda ku buryo ibintu byose wamuvugiye Keira niki cyabaye ni Keira mama ninde wagize iki ni Keira we Keira uramukunda ku rwego rugeze aho ngaho ku buryo ibintu byose ushaka ko ntabwo ari esanse nshatse kubivugamo nyine uburyo ki iyo uri kubyumva nyine biratandukanye njyewe impamvu mvuga Keira nyine birangora kubona umuntu uri kurengana ngo nyine birenze amaso mbiyihorere sibyo nyine nawe ushyize mu nyurabwenge Keira kabisa uramubabaje namubabaje ntabwo byari ngombwa maranye igihe kingana gite nawe ni impanuka anzanaho ubugwa ry'agakabisi ni impanuka kuko yaramenye hari amazi ni impanuka nawe ubwawe byakubaho sibyo nk'uko nabikubwiye ndamutse mbaye Keira ntabwo najya nivanga mu buzima bw'abantu urumva kandi n'umuntu aramutse anyeretse ko atankunda nagerageza buryo ki namujya kure ariko we yigize ngo nzakwihoma so natuze rero duturane ese ndeka ngubaza wundi ubona ko urukundo rwanjye nawe ruzaguma gutya duhora dushwana dupfa magara Keira muri make Keira niwe watumye urukundo rwanjye nawe nyine rusa nkaho usinzira mu rukundo kubera ko niwe wabigizemo inuzi Keira none ntabwo ariko mbibona ahubwo wowe nyine bitewe n'ukuntu wowe wabibona nyine ubyegereza umutima cyane ahubwo ugatangira gutekereza ibintu bitari byo sibyo wowe ntukajya utekereza ibintu bitari byo wowe jya umakinga shoka ibyo utekereje ari byo sibyo bavuga ati ndanarije bano bantu bari kumwe bimeze gute na gute ikintu umuntu nyine umweretse n'icyafata nicyabona ninacyamenye so niba unyereka ko witaye kuri Keira kondosha ndindeho kuzajya mvuga ngo Lucas arankunda akabizi ko mukunda kandi utabinyereka akabizi ko mukunda sibyo mbizi gute ntukinyitaho ese basi niba wumva nyine gukundana nanjye warabihaze wenda ushaka kuba wakundana na Keira Lucas kugira ngo umenye nyine muri uru rujijo wambwiza ukuri yego ntatinda kwiyakira ariko igihe cyagera okay ayive urabizi ndagukunda sibyo kandi si ngombwa kubisubiramo ndabeshye sinzi isho nzakomeza kuvuga ko mukunda ahubwo wowe nuko utabyizera nyine wowe wita ku byo ureba ndega n'ibyo nyereka kandi ukuri kurahari sibyo
imbere ukuri kwari guhari kunagaragara ariko kuva wabona KEILLA araza nyine ugahita umera nk'umuntu ucitse intege urabibona ya koze tunde kuri mfasha ayivi ngiye mbwiza ukuri nyine umbwira ati ndashaka ko njye nawe umubano dufitanye hagarara nakubwiye ngo bizatinda ariko ntibizahera nshobora kuva ku kigo koze ntabwo nakishimira nyine gukora n'undi mukobwa kubera ko ndagukunda kandi nanjye sinjye ayivi ni inshuro zingahe nakuka kumukunda kugira nyine wumve ko mukunda by'ukuri nakubeshye ntabwo ryarya ni zingahe basi ni iki nakora mu buzima kugira ngo wizere ko mukunda nta wundi muntu nakubangikanya nawe ngira ibyo bintu byose ubimbwire mbikore kugira ngo wumve ko mukunda bya nyabyo kandi ntabwo mbizi rero hagaka kuncira urubanza kuba ndi kumwe n'umukobwa uwo ari we wese ngo uvuge ati wenda turi gupanga ibindi bijyanye n'urukundo sibyo niba unyizera koko ntukite ku byo ubona ahubwo wite ku byo mubwira sibyo wenda n'ibyo ubona ugomba kubyitaho ariko wabanje kwanariza sibyo umukobwa wese uzaza ubona ndi kumwe nawe uzasaba aba ari ikibazo uza umuntu ukiri ese kubera iki ari ubwa mbere bibaye ko igihugu cy'icyo ujya kubimbwira ukambwira ati ntabwo ushimishwa no kubona ndi kumwe n'abandi bakobwa ujya kubimbwira ubona nakurura nyine nyinshi mwagiranaga none KEILLA araje niyo bibaye ikibazo ya arano niba ari uri kubitera ntabwo njye nabanje gukeka yuko ari uko mubana ndavuga ati wenda ushobora gukeka yuko nyine hari kijya mbere hagati yanjye nawe gihambaye Lucas ntabwo ndi umwana mubi bigeza ariko wampinduyeho na rimwe kubera urukundo mukunda gusa niba ari nanjye ikibazo musore gusa nta kundi nabigira ayivi niyo zaba ari inshuro 5 nabivuga zo kuvuga ko mukunda zimbwira ati nsubiramo inshuro 100 ko mukunda nabivuga niyo zaba ari 1000 nabivuga sibyo niyo bambwa nkora iki nabikwereka bakora ko mukunda ahubwo wowe ufite umutima wo kwizera ko mukunda mbere narabyizera ariko nawe ukibyizera kubera ibyo wanyerekaga ako nyine bisigaye bikomeye koze nta kintu kinyereka ko nyine ko nkunda koko okay I promise ko nyine ngiye kongera ngerageza uburyo bwose wongere basi feeling love again see wongere getting happiness and feelings in love see uzabigenza ute nzakora cyane gute nzakora urukundo gute icyo ushaka cyose nzagikora igihe kuguherekeza kuguhobera anytimes mbe ndi kumwe nawe abakobwa nyine ubwo umbwiye ikibazo cye mubwira ati genda ubwire uyu nguyu ushinzwe kuko hari the head girl na head boy ntabwo ngira icyo kibazo kubera ko n'abari abakobwa baje ari abanyakama muri first time ba princess barinda Naria bose baje bose nyine umukobwa wese uje gushira ahita agukunda ako nyine wari ufite ukuntu nyine utabaha attention yawe ako trust me kuri KEILLA bararengera KEILLA nama attention yanjye muri make okay ndaje narebe birebe neza niba araho nyine nabogamye ngiye ngaruka mu murongo sibyo kandi I promise okay ntabwo nza I love you kwembuze kuri mu cyumba cyanjye ahubwo mfite ubwoba ubwo mama waramutse aje cyangwa papa wagasanga ndi hano dufungeho noneho iki twaje nyine tumeze ahubwo kuramo uraza kunyifungira nayo ntabwo uzi kwifunga bibaze nigera mu mwaka ngo ati karavati yawe irihe wiyambuye gute kandi barabizi ko ndi head boy baramutse usigaye ushabiriye papi
nkayimfungira. None se nabuye ko uriya manager yahoze ari wangarambe ko ari we yabimbwiye. Cyewe niwe yabinyibwiriye kandi amakuru nkayo arafatika. Ese nyanjanye akujyana gutya. None se amafaranga wamaye wayamereye ikisi. Sinigeze kuguhamagara turi mu modoka duhagaze muri parking. Haramamagaye. None ari amafaranga se yose wohereje wumva byagenze bite? Kandi noneho je ari kintu natekereje. Uriya mu manager yambwiye ko yari mu docteur. Nuvuga ngo nubwo batandukanye ntabwo batandukanye nyene kwa kundi abantu aba manager biba bagatandukana n'abantu nyene kuri zo beef. We bishoka ko yamusezeye. Kuko ahantu hose yarambwiye ati wijijishe ndagupresenta nk'inshuti yanje dukorana. Arambwira ati uwo nsuhuza umusuhuze ariko nawe ibyo ushaka kubona bibe nawe urayibona. Uzi ko nta company nini yigeza komanga. Urumva kazwe. Noneho muri Kenya uzi ko muri Kenya buri ahandi ubwo. Uzi ko muri Kenya iyo uri umukire ushobora gushaka nk'abasirikare bakaza kukurinda. Iki abasirikare b'igihugu ese ushatse ko wakongaramba bafite company igafite company zikomeye we nuko mba ndi kubikubwira ntubashe no kubishikira. Oya ndabishyikira kuko ndabyumva ariko se buryo ahagurutse abasirikare. Abasirikare n'imbunda. Noneho je yarambwiye ati wowe ntugire ubwoba tugende. Amafaranga urayafite ni amafaranga arahari. Byose mu nganda muri izine mu mashini umva tuzenguruka. Ari impamvu nakubwiye ngo ntabwo yahavuye nk'imbwa. Ashaka ko yarasezeye nabo yarayoboye n'uwamusubiriye niwe noneho wagenda nyene umuzengurutsa umwereka ati noneho ibi bya updatenze. Ariko binashoboke ko umanager yamusubiriye ari nawe ngira ngo ashobora kwa yaramuzanye. Buriya muri ibintu bya business hari ukuntu je ushobora kuba uri manager wanje nkaho warankoreye neza ahubwo nti rero ngiye gukora nanje project zanje. None nkaba nagusaba ngo ushake manager wawe wizeye yagusimbura muri cyagihe cha nyene cyagihe cyo gusezera ya minsi 15 akaba aribwo wa wundi amumenyereza kuko uwo mu manager yamusimbuye baganira nk'abaziranye. Nta muntu n'umwe usanga ari kuvuga n'undi. Amakamera do surveillance usanga ari hejuru. Igajera ambwiye ngo ambara ingofero, ambara agafukamunwa. Arambaza ngo ese iyi myenda ubundi ukunda kuyambara? Ndambwa yego. Tuja mu isoko dushaka indi. Urukweto ati nakunda kwambara. Atoya kandi ushaka urundi. Anshakira ingofero, anshakira n'agafukamunwa ku buryo aya maso yonyine niyo yagaragaraga. Noneho nyuma nza kumubaza arambwira ati rega ahangaha ngarambe ibintu byose abikurikiranira kuri kamera muri telefone. Yego niyo mpamvu iriya telefone yo mu cyumba itagihava ihora icanye. Je narumiwe. Uzi ko nari nzi ko ari nka filime yo hanze abareba. Filime yo hanze hamasa ntakubwire abakinyi byibuze. Uzi ko arara acanye iriya telefone. Noneho wumve ngo afite shift nuwo shift ya mbere iva saa 2 za mu gitondo igashika ndavuga aho mu ruganda izi ntabwo ndazivuga. Shift ya mbere iva saa 2 za mu gitondo urumva igashikana saa 2 za nijoro. Iya saa 2 za nijoro ishikana mu gitondo. Ariko uzi ko yakugura indi myenda ubwo maze kumva impamvu iki yabikuguriye kugira ngo niba ngarambi yayizi yego kugira ngo ntamenye ko ari nje. Uriya manager nawe kari umujura nkawe mbese. Noneho arambwira ati fata inkoni. Urumva? Noneho nyuma nagiye kunywaza noneho icuvuze nibwo yakimbwiye. Yarambwiye ati uyu mugabo n'umuhanga ashobora
kuba ari kureba business ze uko ziri kugenda akabona we uri kuzijagashaka kandi urumva nanjye namubwije ukuri namubwira igende umushoferi we ariko umugore we abayeho nabi byiza dushaka byibuze anamuguriye n'inzu twumvise ngo afite imitungo myinshi hano arambye ati hari ikibazo se zana amafaranga none ubu nkora iki sasa noneho ni nawe yambwiye ngo afite n'umugore ufite n'umuhungu mukuru munajyayo tunajyayo si sha noneho ukuntu bamwakira ariko ntufite amakinga menshi uyu mugabo ntabwo yasezeye ashobora kuba atasezeye cyangwa se akaba yababwiye ati reka mfate umwaka amakutanza agaruka akaba atanavuga ati uyu mugore mumazeho igihe kinini basi reka mugure n'inzu yicaremo mbese aha ni wicaye mu nzu se hanyuma isani yanditse kuri igihe cyangwa yanditse kuri ndashaka iyanjye erega ubwo nibwo bwenge ugomba kugira wewe apana kwicara uteka abakozi uteka abanaba ngo genda mukora ibintu yego ratagahita nuraho abantu nabwirwa n'iki se ko bari atari abagore be nabwirwa n'iki ko nura mwana atarura ariko nanone iyo nabwirwa n'iki ariko iyo ndebye mbona uriya mwana afite abafitanye agashusho sibyo nakubwiraga se ukavuga ngo nahure n'abanyacyaro gusa ku rundi ruhande uriya mwana mbona wagira ngo murase ni ukuri uzishagiye bajya abana ndabatwara ku ishuri abana nabatwaye ku ishuri muri parikingi bambwira ngo wawu mbega abana b'impanga ngo beza manga se manga ibiki bariya abana niyo uri kurabareba oya ikintu mbwiye ni kimwe mu bintu byose bambwiye ni kimwe numvise cyiza ngomba kwaka gatanu ahubwo ko bajya bavuga ngo imbwa zirimo ngo ivumbi zicara ku meza hanyuma se madamaze uri kumara icyana muri salo rega wasyatamye n'ububuno butabaho uricara rega uraho ngaho mara iki wigira iki ufite ivu njyenyine ufite ivumbi mu misatsi yawe bite uraha umara iki ndimo gukora tide ariko ibyo byose ne tide ese wundi uri kuyikorera iki mabusha ko n'ubundi kiriya gishuga dadi cyawe ngo ni profe kikwibira amanota gasigaye karatsapye utwenda reka sinakubwira ayewe abatindi we iyi kayi ni ndayiguhaye papa wanjye aguhereza ikayi nkande wigeze ufura imyenda wafuze imyenda yanjye nari kubikora natore kwiga ryari ubu nisangaye agomba bari ubu nisangaye nasaha mfite nasaha ufite kubera iki nta bwenge ugira agomba bari shamana keri wigeze unsasira wabikoze nanti kukiryana waruswa nyiryana n'igihe nabyukiye ninde wanzaniye icyayi mu cyumba ninde none uba wigiye iteka ryose ngo uri kwiga ariko mbabaza simba mushaka muri iyi saro wanga kumva ubu ugira ngo papa aceho akubone avuga ati uriya niwe mwana igo njye baze banenge oya ejo ntabwo imibare nayo nayumvise niyo mpamvu ibyo byose ni uko utumva reka rero nkubwire nabonye ushaka kumva nyine ariko maze kukujwibura egamuka mami we nyoko hano
nyuka ari hano nawe ni umukozi nkawe wanjye gera ntukabone wiga ngo ugire ngo nariya shuri ntari gukuramo mama wanjye niba nzakwica nzakwica oya mama wanjye aze mwabana mwe muri mubiki ndebera nyine ndebera mwana ndira mushaka iki ibaze nyine nsanze gahagaze mu ntebe kari kubyina n'ibikweto bishaje wagira ngo ni ibyo muri rimwe ese umbwije ukuri nakubwiye iki nakubwiye iki urajya he ugafata intebe zanjye nta soni ukazibyina mama akandagiyemo ari kubyina like this what the fuck niyo mpamvu zirimo gusaza gutya ni wowe na nyoko ntabwo mbikora ntabwo mbikora ntabwo reba shareba intoki bagakoresheje inzara reba nyine papa yagakoresheje inzara none gasigaye kumva ariko kariho soni reba nyine ngo kari kubyina ngo ugira amahirwe nsanga iyi ari umwana wanjye ni yanjye ninde wayiguhaye ni yawe hano ni umutungo ya so mbese waguriwe igitabo nk'iki registre sha ninde yakubwiye ngo uyitunge ninde yakubwiye ngo uyitunge uzi ko ukunda gusaba imbabazi wagira ngo kasaba ingobyi reba nyine ubusatsi baragakoresheje reka ubusengeri naragahaye ariko nikanyirwa karamuka kaza muri salo wajya unyurwa umuntu baramuha bundi kuzumva ryari habe no kunyurwa washyano we umwana wanjye ntako atageze intebe urazifashe uzibye ese wabonaga ari ikibuga mama niyampfuriye icyo nicyo cya mbere nabyutse njya muri dushe nsanga uburiri uko nabusize niko ibyavuga ni njye narakubwiye ngo umukozi wanjye ko n'ibyo wumva ndikajya kubikora icara urahunga ujyayo ubagusunitse ugakomeza wicaye ntabwo wanyurwa bundi se egera mama naze ngwena egera mama uranukira nanjye nje muri salo ndi kwitaba niba bundi uroga kumunuka cyangwa ntabwo ujya wogosha inshakwa niba nkukoze ugiye bavugishije ntasoni urahagarara hejuru y'intebe zanjye ukazihagarara hejuru ukabyina iki ni ikibuga umwana wanjye yinjije mama none uzi ibintu uyu mugore inda yisiga ko aho usika ashobora kuba aryamana na papa yavuye kuryamana n'abaprofe kugira bajye bamuha amanota ati ko yaje no kwa papa niba atari nyoko wirirwa zunguza nyoko yanzengereza ariko ntabwo wanzengereza nanjye kamukwega nyoko asari hano nyoko ari hano ari mu gikoni ariko urabizi reka nze nkwereke ibyo tumukorera noneho wanyine arimo gutabaza ndaje nkubite noneho utabaze nyoko naza nawe ndabakubitana icara mwana wawe icara ndaje nkwereke narakubwiye ati kwishinga kuri narakubwiye ati ko mwishinga niko narakubwiye ati n'amaraso yawe nzayamena ko gasi mwana wawe hasi vuba vuba ubika hano uko wari waheriye mu ntebe zawe nkuko wari urimo uzibyinamo ntabwo nazibyinemo ni ukuri kw'Imana ugize umubeshyi hasi hano vuba vuba reka tukorohereze ryama hano nase njye sibyo oya manika mukuru neza mama gutya nta wundi bumukubita neza oya mama reka mubanze ryamureba hariya ryama vuba mukubita mu mutwe ryama ryama mama megira hirya mama megira hirya murita ku buryo ntuzongera kureba noneho urukasi